116 TV, enjoy your digital life. Turirimbire abakurikiye 116 TV. Murakoze cyane. Hari indirimbo nkunda mu gitabo bayagira One 116 TV, enjoy your digital life. Hello bakunzi ba 116 TV, turabashuje abari mu mpande z'igihugu zitandukanye muri Afrika ndetse no kwisi yose. Uyu munsi rero muri studio ya 116 TV twabazaniye umuntu udasanzwe, ndabona afite gitari. Watangira wibwira abadukurikiye. Yego, murakoze cyane kutwakira muri studio za 116 TV, turishimye cyane. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi, nitwa Blaise Havugimana. Sanzwe nzi ku mazina y'ubuhanzi nka Blaise Bowen Kekule, ndi umucuranzi wa gitari, nkaba n'umuhanzi ku giti cye. Murakoze cyane. Arakoze Blaise rero tugwaye ikaze muri studio ya 116 TV. Murabona ko abantu benshi bafite amatsiko. Watangira udusuhuza no mu buryo bwa gihanzi n'ikaze. Yego, nkuko nababwiye ko ndi umucuranzi nkaba n'umuhanzi, mfite indirimbo zanjye ariko nkunda gusubiramo indirimbo za hashize cyangwa rubanda rwakunze kera zitwa Karahanyuze. Reka ngiye kubacurangira indirimbo y'umuhanzi witwa Cassier Karasian yitwa Muhoza wanjye. Reka bari duheraho wenda kugira ngo dusurutse abakunzi ba 116 TV. Rero umuhanzi Blaise ikaze ubwo yabasuhuzaga mu buryo bwa gihanzi. Ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze tukwibarize Blaise, ese watangiye gucuranga ryari
ese ucuranga izihe ndirimbo wasobanurira abadukurikiye? Yego murakoze cyane. Natangiye gucuranga mu mwaka wa 2018 ubwo nigaga muri University Butare. Nangira gucuranga gitari nyikunda cyane, nakundaga no kuririmba. Hagati ku cyo mumbajije cy'indirimbo nkunda gucuranga no kuririmba, biterwa naho ndi. Iyo ndi ahantu basusuruka curanga indirimbo za Kinyarwanda, harimo gusubiramo indirimbo zo hambere nkuko mwabyumvishe ntangira ncuranga, ariko mfite n'indirimbo zanjye. Nkunda nanone gucuranga no kuririmba gospel, indirimbo zo guhimbaza Imana kuko ndi umwadventiste. Murakoze. Mwabyimbiye rero, adufitiye byinshi kuri uyu munsi. Bakunzi ba 116 TV, tuba twabagereye kure tukabazanira abantu bafite impano zitandukanye. Niyo mpamvu Blaise tugiye kumuha ikaze akaduha ibyo yaduteguriye. Murakoze cyane. Reka ndirimbe indirimbo yanjye nise, nkuko nabwiye ncuranga indirimbo rimwe na rimwe zo guhimbaza Imana, nise Ndamushimira Yesu. Reka aba ariyo mperaho yanjye, tuze gukomeza n'igitaramo. Blaise tukomeje kuguha ikaze. Ariko nk'umubona ubona ateye urujijo, ushobora kumenya ngo ni umusore cyangwa ni umugabo. Turagira ngo wibwire abadukurikiye.
urubatse cyangwa se uri ingaragu, ese uri umwana wa kangahe mu rugo iwanyu? Ikaze. murakoze cyane. Kuko mumbona gutya ndacyari ingaragu ariko yamaze guhitamo, ntabwo igishakisha yahisemo. Nk'uko mubivuze nanone, ndi umwana wa mbere mu rugo, noneho ndi uwa mbere ndi n'uwa nyuma nkanikurikirwa ndi ikinege. Murakoze cyane. Blaise rero turagarutse, watwibwiye utubwira ko uri umuhanzi, ariko twagira ngo dukomeze ubwira abadukurikiye, ese Blaise mu buzima busanzwe ni muntu ki, akora iki? Ikaze. Yego, hari benshi bakunze kwibaza icyo kibazo cy'icyo nkora. Nk'uko nabwiye, nakanyije amasomo yanjye muri University Butare n'izi bintu byo kuvura. Ndi umuforomo, niko kazi nkora, ariko ndi umuforomo nakunda gucuranga. Hari abibaza ngo mbifatanya gute, haba akazi k'ubuforomo karagora, mbifatanya gute, ariko gucuranga ni ibintu umuntu akora mu gihe abonye umwanya. Iyo nabonye umwanya rero nibwo ncuranga, akenshi mbikora nduhuka, cyangwa se ntabona umwanya nkajya no gukora indirimbo muri studio. Murakoze. Okay, mwabyumviye rero, uyu musore nubwo yavuze yuko yamaze guhitamo, ariko hari byinshi cyane azajya dufashamo nko kuvura Blaise rero uratubwira, ese umuziki wawe ukora nk'umunyamwuga cyangwa se ukora mu buryo bwo kuruhura intekerezo cyangwa se no kurelaxa, bimwe bajya bavuga mu ndimi z'amahanga? Murakoze. Icyo kibazo ko nagisubiza, buriya nagisubiza muri ubu buryo. Byose mbikora mu buryo bumwe. Umuziki nkukora mu kinyamwuga, ariko nkanabukora nka hobby yanjye, cyangwa se mu rwego rwo kwishima no kuruhura izo ntekerezo icyarimwe. Nubwo hari ikintu umuntu akora kikaba ari nk'akazi gashobora kugira icyo kamuhereza, ariko nanone ari hobby cyangwa ikintu kimushimisha. Urugero nk'umukinnyi w'umupira, buriya yari gukina umupira, buriya iriya ni hobby, ni ikintu kimushimisha, ariko nanone akabikora kinyamwuga. N'abahanzi rero nuko dukora, first nuko tuba tubikunda, ibintu bidushimisha, noneho nyuma ukomeza bikaza kuzaba kinyamwuga. Murakoze. Mwabyumviye rero bakunzi ba 116 TV, tugiye gukomezanya n'umuhanzi Blaise ukora umuziki we mu buryo bwa kinyamwuga. Blaise, wataramira abadukurikiye? Igiti cy'inganzamarumbo kandi ikizere kirahari, twese hamwe nidufatanya, twizeye ko hari icyo dushobora gukora mu buzima bwacu, maze tukaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho, zikaba zagirira n'abandi akamaro. Blaise rero nk'uko mwabyiboneye ni umusore w'umuhanga cyane ku bintu bijyanye na gitari. Yambwiye ko hari n'ubundi buryo ajya akoresha, uburyo burimo ubuhanga cyane, bwuje ubwenge mu gucuranga gitari. Blaise, watwereka? Karibu. Murakoze cyane. Ahubwo noneho tugiye gutarama, reka manze nkuremo n'ingofero, noneho reka mwereke rero. Tugira gutya. Ni indirimbo yitwa Uko Nagiye Buganda Ubwo Twagiye. Bajyaga bambwira ngo bavayo, bava ni bari
kuko nari nizeye ko amakazi tugeze imuhira amagate baticura wasubiye nanjye ati karibu nyara gitondo nangira akazi kubo hashize imyaka ibiri ndagaruka ndambeshye ngo namburiwe ndwara kuko nagiye Uganda nagiye gushaka ubukungu umukobwa nasabaga ararongorwa ibyo ngiye bimarwa n'umukeno ibyo byose byabaye mpita agize yewe yes mwabyibye rero umusore w'umuhanga kabisa afite impano nta wundi muntu wapfa kuyisangana kuri isi y'abazima. Twakomeje rero igitaramo cyacu cyari cyatangira gusa nababwira ngo ntimuze kujya kure ya 116 TV tugiye gukomeza adutaramira karibu. Watubwiye ko uririmba n'indirimbo zo guhimbaza Imana. Karibu turirimbire abakurikiye 116 TV. Murakoze cyane. Hari indirimbo nkunda yo mu gitabo bayagira indirimbo zo mu gitabo z'aba Divination 63 yitwa Ayirutare rw'Imana. Renga tugiye spanish. Ayirutare rw'Imana reka namwe mwakoze
116 TV twishimye mwakoze ko mwadutumiye naho bitaho murakoze. Igitaramo rero nubwo usa nkaho usezeye abakunzi ba 116 TV ariko nagira ngo nkubwire ko igitaramo kitarangiye. Igitaramo kirakomeje, hari n'ibibazo twifuza kukubaza. Ese kuri ubu ngubu Blaise wamushaka yamubariza hehe? Murakoze cyane. Nkuko nabwiye ko ndi umuhanzi mfite YouTube channel cyangwa se uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora kubushakiraho cyangwa kumva ibihangano byanjye n'ibyo nkora. Mfite YouTube channel yitwa Blaise Bowen Kekule, yugiyeho ushobora kubona indirimbo mashyira. Ushobora kunkurikira kuri Twitter nitwa Itangishaka Bowen Kekule, Instagram ni Blaise Bowen Kekule, Facebook ni Blaise Bowen Kekule, ndetse na telefone yanjye 0783222293. Murakoze cyane. Urakoze. Ntagaruka rero basezera nk'abantu b'imfura, umuhanzi, umucuranzi w'umuziki nyarwanda karanyuze indirimbo zo guhimbaza Imana. Niyo mpamvu tugiye kuguha akanya ugasezera ku bakunzi ba 116 TV mu buryo bwa kinyamwuga.
bakunzi ba 116 TV, umuhanzi wacu araturyohereje, twamwishimiye. Blaze rero tuzishimira kubana nawe ubutaha nugaruka. Abakunzi ba 116 TV tubibutse yuko Blaze Kekule yababwiye yuko mushobora kujya kuri YouTube mukandikamo Blaze Kekule mukaza kubona byinshi bitandukanye ku byo agenda hakorera. Ya twamusezeraho rero nawe utaha. Abakunzi bacu tugomeje kubashimira, mugomeze mugubwe neza. Mwakoze cyane, nange nishimye ko mwatwakiriye kuri 116 TV. Turararikira abantu bose gukomeza gukora subscribe kuri 116 TV ndetse bagakorana na subscribe kuri Blaze Bowen Kekule kugira bakomeze bumve uburyohe bwa gitare n'ibyo dukora bitandukanye. Murakoze cyane. Murakoze. 116 TV, enjoy your digital life.